Nancy aba ari mu cyumba ari kwitegura, aba ari kumwe kandi n'umucuti we Stephanie. Nancy rero aba ari gutunganya imisatsi, yireba yongera yireba, aba atari kwihaga kuko ni ubwa mbere nyine aba yibonye asa neza gutya. Naho Stephanie ati Nancy urasa neza cyane, uri kugaragara nyine nk'aba bakobwa b'abakire bafite akazi keza bagenda mu mamodoka ahenze. Naho Nancy aseka ati nyine niko ngaragara ariko ntabwo ariko kuri. Gusa nyine iyi presentation ngomba kuyikorana ubuhanga bwinshi kubera yuko ndakeka ari igomba kuzampindurira ubuzima. Stephanie ati ndabizi uri umukobwa w'umuhanga kandi nyine ibintu wiyemeje ubigeraho, humura rwose biraza kugenda neza. Akomeza rero kwireba nyine kubera ukuntu aba abona asa neza cyane. Naho Stephanie atumva ubundi se wagiye uhora umeze gutya, ni ukuri urasa neza cyane. Naho rero Nancy ati uzi kugira ngo mpore nsa gutya byansaba rwose kugira banki niba nayo kandi ntabwo ari banki ibonetse yose, keretse nibye nka banki nkuru y'igihugu nibwo nabona amafaranga yo kuzajya mpora nsa gutya. Bahita baseka rero maze bakabigira burage. Ku rundi ruhande rero Pizzo ni umusore w'umukire cyane, aba ari kuva muri misiyo y'akazi rero hanze avuye ku kibuga cy'indege. Sekreteri we aba yaje kumwakira, bagenda mu modoka rero sekreteri ari kumubwira nyine ibintu byose bimutegereje uyu munsi. Ati nyine ufitanye interview n'abanyamakuru ndetse kandi hari na presentation ziza kubera muri kampani yacu, ubwo nyine nazo ugomba kuba uhari. Naho Pizzo ati ntugire ikibazo, imbaraga ni zose rwose, byose humura ndaza kubikora. Bakivugana rero telefone yita isona maze agasanga ni Nadine sheri we umuhamagaye. Ati Nadine harya ntabwo wagombaga kuza kumfata ku kibuga cy'indege? Naho Nadine ati yego ariko nagize gahunda itunguranye maze bituma ntaza, ariko nizere ko utandakariye. Naho Pizzo ati gahunda itunguranye? Ubwo se nyine ko wumva yari itunguranye kandi yanjye wari usanzwe uyizi, iyo gahunda itunguranye wasanze ari ingenzi cyane kurusha kuza kumfata ku kibuga cy'indege? Ariko tekereza, nagusabye ko twajyana muri iyi misiyo y'akazi ukamperekeza urabyanga, ni uko wabonaga se tutagiye gutembera? None wari waranyemereye ko uri buze kumfata ku kibuga cy'indege nabwo ntabwo waje. Ariko se ubundi kuri wowe naba mfite uwuhe mwanya? Ngiye hari igihe nireba nkabona hari ndi nimero ya nyuma mu bintu byose ukora, kubera yuko untekereza ari uko nta kindi kintu cyo gutekereza ufite. Naho rero Nadine ati sheri mbabarira ndakwinginze, nyuma y'iminota 20 ndaba nkugezeho, iminota 30 gusa ndaba rwose nakugezeho. Birumvikana nyine ntabwo rwose Pizzo aba yishimye kubera ko ababona uyu mukobwa yamwimye umwanya. Kubera kurakara rero ahita abwira sekreteri we atumva izo interview zose bahakanire ndetse n'izo presentation zose reba nyiri ukuntu ubahakanira ubishyire ikindi gihe, kubera ko ubu ngubu rwose ntabwo byashoboka. Abahise nyine yumva atishimye. Sekreteri atangira kohereza ama message abantu bose baba bagombaga nyine kuza muri iyi kampani uyu munsi. Nancy rero nawe ubu uri mu byishimo byinshi ajya kumva ka message kuri telefone ye, akireba rero asanga nyine ya presentation ye itakibaye uyu munsi, ahita yijima maze amarira akabunga mu maso. Stephanie ati Nancy ubaye iki se kandi? Naho Nancy atumva tekereza ko ya presentation natekerezaga ko igiye guhindura ubuzima bwanjye birangiye bayihagaritse. Ntakubeshye ndababaye cyane, nari maze igihe kinini nyitegura ku buryo rwose nawe urabizi kuryama byari hafi ya ntabyo, kubera ko nyine numvaga nyine nifuza ko izagenda neza. Ikindi kandi nafashe udufaranga twose nari nsigaranye maze ndukoresha niyitaho kugira ngo ngere muri iyi presentation nsa neza, none byose bipfuye ubusa. Stephanie ahita amufata ku rutugu ati komera ni ukuri, ariko nanone ntabwo birangiye, n'igihe cyose izaba humura bizagenda neza. Ahubwo wowe reka ngusohokane kugira ngo nyine wirangazeho gatoya. Naho Nancy ati nsohokane mu yahe mafaranga se? Hari amafaranga dufite, niyo twaba tuyafite se twabura kuyabikira kuzayakoresha mu byo mu rugo maze tukajya kuyasohokamo? Naho Stephanie ati hoya ariko nta kibazo, turagenda dufate nyine utuntu tudahenze, ariko nyine ufate akayaga ko hanze maze wirangaze, kuko rwose ndabona agahinda ufite ukagumanye hano mu nzu ushobora no kurwara. Ku rundi ruhande rero
Pizzo we aba ategereje nyine Nadine aramutegereza maze akarambirwa, ajya kumva rero umuntu arasomye ku muryango, umukozi we yajya gufungura ati byihore reka nigireyo, ahita agenda agafungura maze agasanga nyine ni Nadine. Nadine ati sheri kubera iki ari wowe ufunguye se atari umukozi wawe? Naho Pizzo ati se wibagiwe ko iyi nzu ari iyanjye, uru ni urugo rwanjye, gufungura rero umuryango ndumva atari ibintu birenze. Hanyuma rero ngaho mbwira. Naho rero Nadine ati hanyuma se sheri ko ndeba warakaye? Pizzo ati ntarakara, narakaye rwose kubera ko urakabije. Tekereza ko ibindi byose nagerageje kubyiyibagiza, ariko noneho wambwiye ngo 30 uraba ugezeho, ubu hashize amasaha 2, ariko se ubundi ufite ikihe kibazo mu by'ukuri? Naho rero Nadine ati ni kuri sheri mbabarira rwose, ibi bintu ntabwo bizongera. Pizzo ati kubera iki se ubundi wanze kuza ngo tujyane? Naho Nadine ati reka mba mbona nyine ibintu bya misiyo z'akazi ntabwo rwose ari ibintu biba bishimishije, kuko ubwo se wowe urumva hari ikintu cyatuma nyine nko kugukurikira, ntabwo mba ndi bwisohokere ngo nenjoyinge, ni ukuvuga ngo wigira mu kazi ngewe ugasigara irungu riri kunyica. Ariko ndakwinginze mbabarira, ni ukuri ibyabaye byose ntabwo bizongera, ntubizi ko ngukunda se? Pizzo rero we akomeza nyine kurakara, ariko kubera ukuntu Nadine akomeza kumwinginga agera akamubabarira, ariko akamubwira atumva ni ukuri nizere ko ari ubwa nyuma, mbonye ko rwose mfite umwanya wa nyuma mu buzima bwawe, ujye ugerageza umpe umwanya niba twavuganye ibintu byubahirize. Ntabwo nkunda njyewe umuntu utubahiriza igihe, kuko igihe kuri njyewe rega ni amafaranga. Uzi ibintu byose mba nakabaye nakoze muri ayo masaha wowe wankerereje ngutegereje? Nadine ati nabyumvise, ariko ni ukuri ntabwo rwose bizongera ukundi. Pizzo rero ahita abwira umukozi wabo ati tegura ameza maze nze nsangire n'umukunzi wanjye. Bahita bajya ku meza no gusangira, kuko nyine baba bamaze kwiyunga. Ku rundi ruhande rero Nancy we abona ko nyine ibi ngibi byanze, nyamara aba akeneye kubona akazi byanze bikunze, kubera ko babona amafunguro we n'inshuti ye kubera ko nyine yakoze. Nancy rero ahita abwira mushuti we ati ubu ngomba gushyiramo agatege noneho maze nyine ngashaka akazi, kubera yuko twazicwa n'inzara, ndakubwiza ukuri. Mushuti we ati niko bimeze, ahubwo nyine gashake rwose kandi byihuse, ndabizi ko uzakabonerega. Nancy rero atangira nyine gushaka akazi byihuse cyane. Kubw'amahirwe abona akazi muri hoteli iba inakomeye cyane rwose, ariko yo mu wundi mujyi utari uyu nguyu baba babamo. Aragenda rero akajya gutangira aka kazi kubera ko nta yandi mahitamo aba afite. Abwira mushuti we ati rero uko nzajya nza nyine mu gihe cyo kuruhuka, ari nko muri weekend yenda bampaye nyine umunsi wo kudakora, nzajya nza hano, ariko nyine nawe ujye umenya urugo, nanjye kandi gushaka amafaranga, kubera ko nta kundi kuntu nyine twabaho. Naho uyu mushuti we ati ndabizi neza cyane rwose ko ariko bigomba kugenda nyine. Naho rero Pizzo we rwose umubano we ndetse na Nadine uba uri kugenda uba mubi kurusha. Uyu mukobwa wagira ngo sinzi ikintu aba ari gutekereza. Pizzo rero bimara kumurenga maze agahamagara umusore w'inshuti ye, bakicara mu rugo atumva urabizi nyine sinkunda kugenda, sinkunda gutembera, nifuzaga rero ko twicara maze tukaganira. Bafata ko kunywa rero bagatangira kuganira. Ati rero mva nkubwire, ndakubwiza ukuri umubano wanjye na Nadine ndabona rwose urambiranye, njyewe ndananiwe, ndabona hari dukwiye kubihagarika. Naho mushuti ati kubera iki rero wumva mwabihagarika? Pizzo atuzi se ni ukuri njye mba mbona Nadine ntazi icyo ashaka, sinamenya icyo akunda, sinamenya icyo yanga, unarebye wagira ngo ntabwo tujya tuganira, kubera ko nta mwanya ajya mbonera. Ikintu cyonyine kimushimisha ni ukuba yenda dushobora nyine gusohokera nk'ahantu hahenze cyane, n'ibyo gusa biba bimushimishije, kumushopingira nyine ibintu by'agaciro kenshi, naho ubundi ibindi wagira ngo ntabwo biba bimureba. Kandi nyamara mu by'ukuri buriya urukundo urwo arirwo rwose rukomezwa n'ibiganiro, kuba nyine buri wese abwira undi icyo atekereza, mukajya inama mukaganira ku bintu byose. Ariko twebwe mbona atari ko bimeze, kandi mu by'ukuri njye nifuza urukundo rwa nyarwo, nifuza wa muntu nkunda akamba hafi, akampa igihe, ibyo nshoboye byose nkabimukorera ibyo yifuza, ariko nanjye akamba hafi. Ndakeka ibintu nsaba atari ibintu bigoye cyane.
naho rero uyu mushuti we ahita amubwira ati ariko njye ndumva rwose atari cyo gihe cyo guhita murangizanya ngo urukundo rwanyu muruhagarike, gerageza maze ushake nyine ahantu hahenze uzamusohokane, mugende nyine mujye mu kiruhuko, apana nyine hano muri uyu mujyi wacu, muzagende mujye ahandi hantu maze nyine muruhuke muganire, ibyo bibazo byose mugerageze mubikemure. Naho rero Pizzo ati ntakubeshye rwose nsigaye nanjye nshidikanya niba uyu mukobwa nkimukunda, simbizi ariko nta kibazo nk'uko ubimbwiye, reka ngerageze maze muhe amahirwe ya nyuma, ariko aya yo nayapfusha ubusa, ndakubwiza ukuri njye nawe tuzahita turangizanya, mba mbona nyine uyu mukobwa adashobotse, sinzi ukuntu ameze ntakubeshye. Nancy rero amara kugera kuri aka kazi, maze umunsi umwe akagenda akiherera agafata telefone agahamagara Stephanie ati Stephanie, icyakwereka uzi iyi hoteli? Ni hoteli z'amo abantu b'abakire gusa, mbese uzi kureba n'ibintu byose bibera muri iyi hoteli ukabona ntabyo uzi? Tekereza ko niyo ndi kureba amafunguro bategura mbona yose ari ubwa mbere nyabonye, ya mafunguro nyine tujya tubona kuri filime urayazi, bya bindi tujya tureba tukibaza niba abantu babirya cyangwa batabirya, nibyo hano muri hoteli baba bari kwitegurira. Ntakubeshye ndareba nkabona neza neza ni ibintu bishya nyine kuri njyewe, ubyumve nyine mba ndeba nkabona nageze mu yindi si. Naho rero Stephanie atumva nizere ko ariko aho hantu uzanahahurira nyine n'umusore w'inzozi zawe, nizere ko uzahakura umukunzi. Naho rero Nancy ati byose kandi nibyo byanzanye, uragira ngo se nabibonera n'umwanya? Naho Stephanie atumva nizere ko rwose utazahava gutyo gusa, uzahakura amafaranga nyine n'urukundo, uri umukobwa mwizereka buriya, uzi ko buri muntu wese ukunyuraho aba ari kukwitegereza. Naho Nancy ati ibyo uri kubivuga nyine kereka tuba hahandi muri ya karitsiye y'iwacu nibwo abantu bose bandebaga, hano se ninde wambona? Uzi abakobwa baba bari kuza muri iyi hoteli ni ba bakobwa beza bambara neza, ba bakobwa nyine baba bahumura neza, umva ndabareba nkibura nkibaza nyine niba ndi umuntu cyangwa se ntari umuntu bikanyobera, mbese mba mbona nibuze neza neza. Stephanie atumva burakujya ku kazi sha, ni akazi kawe, niba gusanga kuri telefone maze bakakwirukana ubwo nyine wibagiwe ko ari wowe uzana umugati hano, umenye ko uramutse udafite akazi twakwicwa n'inzara. Naho Nancy ati we aturakoze ni ukuri, atuzi yuko nari nahugiye mu kubara inkuru maze ibyo byose uri kumbwira nkabyibagirwa, ati ahubwo urabeho nyine nzongera ngo uhamagare ngo ayandi makuru. Ku rundi ruhande rero Pizzo nyine atumira Nadine kugira ngo basangire, aba yifuza kumubwira nyine n'iby'urugendo rwabo. Nadine rero araza maze akabwira nyine uyu mukozi wo kwa Pizzo ati ngewe ndifuza rwose kurya inkoko ndetse n'ibitoki. Barabimutegurira rero, maze bamara kubitegura bamaze gutegura ameza, araza nyine akareba ku meza agahita avuga ati ngewe inkoko n'ibitoki se ibi biryo se ngewe njya mbirya? Ntabwo njya mbirya rwose. Naho Pizzo ati ariko sheri nibyo wavuze, kuko nabivuze nawe uhita uvuga ko nawe ari byo ushaka, sinibaza rero ukuntu waba ubihinduye. Nadine ati niba ari nabyo navuze ariko simbishaka kandi nta nubwo ndi bubirye, ahubwo nyine nagenda antegurire inyama zisanzwe, antegurire n'umuceri, ibi byo ntabwo nabirya. Ahita ahamagara rero umukozi kugira ngo nyine ajye kubitegura. Naho Pizzo ahita abwira uyu mukozi we ati umva byihorere nabirye kuko nibyo yatanzemo komande, ikindi kandi Nadine urabizi neza ko utari allergique kuri ibi byo kurya, nubirya se urarwara, birye kuko niwe wabitanzemo komande. Umukozi wanjye rega ntabwo yabona uwo mwanya wose, uzi imbaraga aba yashyizemo kugira ngo adutegurire amafunguro meza ameze gutya, fata ibyo ngibyo. Ahita kandi abwira uyu mukobwa uwo umukorera mu rugo atumva igendere nta kibazo, isubire mu mirimo yawe cyangwa se ujye kuruhuka. Nadine rero ahita arakara atari kubera icyo unsebya imbere y'umukozi, kuki nk'ibi bintu byose uba ubikoze? Naho Pizzo atari ko nawe ishyire mu mwanya we. Naho Nadine ati ati ntabwo ngiye nshobora kwishyira mu mwanya we, aturumva ukuntu unsuzuguye, ngewe nishyire mu mwanya w'umukozi? Ngewe nakwishyira nibura mu mwanya w'umudizayina, mu mwanya nyine w'umumodo, ariko ngewe urifata ngo nishyire mu mwanya w'umukozi? Ati Imana ibindinde ibyo bintu, Imana ibindinde kuko ndumva biteye n'iseseme, ngewe rwose ntabwo naba ndi ku rwego rumwe n'umukozi. Atangira kuvuga amagambo menshi, maze Pizzo agahita amubwira atumva
erega uyu mukozi nawe ni umuntu nkatwe, sinibaza impamvu uri gutekereza yuko uramutse uri mu mwanya we nyine byaba ari ikibazo. Nawe Nadine ati kandi wongeye bisubiyemo, mbabarira kuko uri no kubivuga ngo asesa urumeza, tekereza rero ndamutse ndi umukozi wo mu rugo. Pizzo rero ahita amubwira ati okay, reka ibyo ngibyo tubyihorere, ahubwo nyine nari ngiye kukubwira ko nshaka ko tuzajya mu kiruhuko tukajya gutembera tukaruhuka njye nawe tukabona n'umwanya wo kuganira. Naho Nadine ahita yiterera hejuru ati mbwira rero, ndumva rwose nishimye, hanyuma se tuzajya hehe? Tuzajya se i Paris, tuzajya Maldives cyangwa tuzajya Dubai? Naho rero Pizzo ati hoya, ntabwo ari aho hose, ntabwo tuzajya kure kuko urabizi ko nyine mba mfite akazi kandi ngomba kuzagaruka ku kazi, ndetse ibindi byinshi ngomba no kuzajya mbikorera aho tuzaba turi, rero ntabwo najya kure kuko bashobora kunkenera nyine byihutirwa. Tuzajya nyine mu wundi mujyi, hari hoteli nshyashya kandi hoteli nziza nyine ihenze cyane nifuza ko tuzasohokeramo. Nadine ati nubwo nyine atari byo nifuzaga ariko nta kibazo, ndagerageza nyine nisanishe nabyo, nta kibazo ngo tuzagenda, ahubwo se tuzagenda ryari? Naho rero Pizzo ati tuzagenda ejo. Nadine ahita asara ati ahubwo reka njye gukora varize. Aragenda maze si ugupakira amavarize, agapakira amavarize 6 yose. Buracya mu gitondo rero bagiye nyine kugenda, maze Pizzo yajya muri salo agasanga hari varize 6 zose kandi nini, izo rwose nizo Nadine aba yapakiyemo ibintu azajyana. Pizzo ati none se ko ndeba wagira ngo turimutse? Ntabwo twimutse, ni ukujya mu kiruhuko cy'igihe gitoya tukongera tukagaruka. Naho Nadine ati ndabizi nyine. Pizzo ati hanyuma rero izi varize zose niziki? Nadine ati nyine urumva hagiye harimo ibintu byanjye bitandukanye, imyenda yanjye urabyumva nyine ngomba kuzajya mpinduranya imyenda buri saha, amaparufe, amamakiyaje, imisatsi nyine nzajya mpinduranya, urabyumva nyine nawe ngomba kujyana ibintu byinshi kuko ngomba kugaragara nyine nk'umukobwa udasanzwe. Ndakeka muri iyo hoteli ari njye mukobwa mwiza kandi uri classe uzaba uyirimo. Naho Pizzo ati ariko nyine ntabwo tugiye kumurika imideri, tugiye kuruhuka bakaba bijyana akavarize gatoya karimo yenda utwenda two kogana, utwenda two kurarana, indi myenda nyine yo kwambara mikeya, ariko ibintu nyine biri simple, nta bintu rega bigoye birimo. Naho rero Nadine ati hoya, varize zanjye zose ngomba kuzijyana. Ahita ahamagara rero uyu mukozi ati ngwino ahubwo unterurire aya mavarize uyashyire mu modoka. Naho Pizzo ati byihorere kuko nyine uyu mukozi aba ari umukobwa, ati byihorere nta kibazo ndabikora. Aterura izi varize zose maze akazishyira nyine mu modoka, ubundi bakagenda. Bakigera rero muri iyi hoteli, igihe baba bari kuri reception, Pizzo ajya kubona akabona nyine umukobwa mwiza cyane uba ari kugenda nyine afite agapurato aba ari twayeho ibintu ashyiriye abakiriya. Uyu rero nta wundi aba akubise amaso, ni Nancy. Aramwitegereza maze agakomeza kumureba, amaso agaherayo neza neza. Aba ari kureba uyu mukobwa akabona ntasanzwe, ati ariko se ni gute uriya mukobwa ari mwiza yambaye na iniforume z'akazi? Arakomeza akamureba agakuramo rinete akamwitegereza, nyamara Nancy we ntabwo aba yamenye ko rwose uyu musore ari kumureba kubera ko aba yikomereje akazi ke. Umuntu rero uba uje kubereka icyumba ahita abwira Pizzo ati muze icyumba cyanyu kirateguye, muze njye kubereka aho muri buruhukire, n'ibi bintu byanyu ndabibatwaza. Bahita bagenda ariko Pizzo agenda areba inyuma akomeza kwitegereza wa mukobwa. Bamara kugera mu cyumba rero bagahindura imyenda ndetse rwose bagakaraba nyine birumvikana, maze ubundi bakajya kuri pisine gufata akayaga. Bakigerayo rero Nadine atuma icyo kunywa, atuma rero Nancy ati unzanire icyo kunywa gikonje cyane. Nancy rero ajya kukizana, maze igihe nyine baba biyicariye Nadine agahita abwira Pizzo ati ariko se hano haba serivisi mbi bingana gutya, ubu se icyo kunywa cyanjye kiraboneka mu masaha angahe ko mbona bagitindanye?
naho rero Pizzo ati ariko nawe wikabya ntabwo rwose biratinda. Telefone rero ya Pizzo ihita isona, aba ari wa musore w'inshuti ye umuhamagaye. Pizzo rero ahaguruka agiye kwitaba, maze akitaba nyine iyi telefone. Uyu mushuti we ari kumubaza ati none se bimeze bite, mwagezeyo se, urabona se ari heza, none se urabona Nadine yishimiye aho hantu mwagiye. Baba bari kuganira rero, maze Nancy akabazanya cya cyo kunywa, arazana rero maze agahereza nyine Nadine. Nadine agikoraho ahita amubwira ati ariko wa mukobwa we, ubundi uri umusazi, iki nicyo cyo kunywa se nagutumye, ntabwo ari iki rwose. Naho Nancy ati ariko rwose ni iki mwantumye, kandi nicyo nzanye, ntimwantumye se jus kandi ikonje, siyo nzanye se. Naho rero Nadine ati jus ikonje se ni uko imera, ntabwo rwose iyi jus ikonje, si iki cyo kunywa nabatumye. Gusa nyine wagira ngo nta matwi mugira, ariko ubundi abakozi ba hano mumeze muti, ntabwo mwumva. Batangira gutongana, maze Pizzo yahindukira akabona ishyamba ryahiye rwose, kubera yuko ababona umukunzi we umujinya wamwishe, ari hafi aho ari gukubita Nancy. Nadine rero afata iyi jus maze yose akayimena kuri Nancy. Nyamara Nancy aba ari kumusaba imbabazi ati ni ukuri mumbabarire niba bitagenze neza, iki cyo kunywa ashobora kugisubizayo maze nkabazanira ikindi. Ariko Nadine ntabwo aba abyumva, aba ari kumubwira ati ubuse urabona inyota itanyishe igihe nagutumiye. Naho rero Pizzo nyine ahita aza yihuta avuye kuri telefone, maze akabwira Nancy ati mana nyagasani umbabarire ni ukuri, kubera iki se ubundi ibi byose bibaye. Naho rero Nadine atangira gusobanurira nyine Pizzo ukuntu icyo kunywa yatumye atari cyo bamuzaniye. Nyamara uyu musore akora ku kirahure agasanga iki cyo kunywa rwose cyari gikonje, kuko n'ikirahure kiba kigikonje. Pizzo rero asaba imbabazi Nancy ati utubabarire wihangane. Naho Nancy ati nabazanira se ikindi cyo kunywa. Naho rero uyu mukobwa Nadine ati ntacyo nshaka, ahita anivumbura agahita asubira mu cyumba, ngo kubera yuko nyine ngo sheri we ngo ataba ngo amuvugiye, ngo ahubwo aba agiye ku ruhande rw'umuseriveri. Nancy rero nawe ava hano yumva nyine ameze nk'umuntu utaye umutwe, aba yumva ibintu bimurenze, yumva hari nk'umwuka uri kumuherana kubera ibintu uyu mukobwa bamukoreye. Ahita agenda yiruka rero, maze agashaka ahantu nyine hiherereye, akagenda agahagararayo arihungiza, maze nyine amarira agatangira kumuhunga mu maso, kubera ko ibintu byo kubwirwa nabi rwose ntabwo aba abimenyereye. Yumva rero nta wundi muntu yatura agahinda uretse Stephanie inshuti ye. Ahita afata telefone, dore ko nyine aba yayihishe buri munsi, yayihishe muri uniforme. Ahita ayifata maze akabahamagaye Stephanie ati umva ntabwo wakumva rwose ibintu bimbayeho, umukobwa yarantutse ansukaho jus, ambwiye amagambo mabi, ubanza ahari ibintu byose bibi yatekerezaga abimbwiye. Ariko uyu mukobwa ni umunyamahane, ntabwo ushobora kubyumva. Icyari kumukwereka ari kumbwira nabonaga agiye nko kunkubita. Noneho nari mfite ubwoba ko ari buhamagare n'abayobozi akababwira nyine ibibaye. Nari mfite ubwoba ko rwose bashobora kunyirukana, gusa kubw'amahirwe ntabyo avuze. Ariko noneho icyakwereka, ubwo nyine ahita atangira guseka, kandi mu by'ukuri yari ari kurira. Icyakwereka umusore bari bari kumwe, umva afite umusore w'umwana mwiza, simbizi niba ari umugabo we cyangwa ari fiance we cyangwa ari sheri we, nyine ntabwo mbizi. Ariko umva ni umusore mwiza w'ibogari, witonda, w'umwana mwiza, ufite umutima mwiza. Noneho utekereze ko ari nawe umunkijije. Gusa nyine ndakubwiza ukuri, uriya mukobwa ni umunyamahirwe sinkubeshye, afite umukunzi mwiza cyane. Umva ndamubonye mbona ahari n'ubwa mbere mbonye umusore mwiza kuva nabaho. Naho rero Stephanie ahita atangira guseka ati narakubwiye ngo uzashaka umukunzi, none utangiye kureba abafite abasheri. Naho rero Nancy ati hoya Imana ibindinde ibyo bintu rwose ntabwo aribyo nari ndi gutekereza, ariko nyine ni ukuri kubera ukuntu uwo musore agaragara n'ukuntu nyine afite umutima mwiza, ntabwo nyine wareka rwose kumubona, nta nubwo wareka kumwitegereza. Nyine byabaye ngombwa kumwitegereza nubwo nari ndi mu byago. Naho Stephanie ahita aseka atumva bura gusubira mu kazi, njye wega ntabwo tuka ko bazakwirukana, uzi ukuntu ntinya inzara, ntabyo uzi ahari, subira mu kazi gira vuba. Naho rero
Nancy ati nagiye rwose, gusa nyine urumva ko umunwa wari uri kundya, nubwo nari mfite ibibazo nagombaga kukubwira, ariko nyine hari n'utundi tuntu twiza nari nabonye, urumva ko ntari kureka kukubwira ukuntu nabonye umusore urenze kuva nabaho. Nyuma y'amasaha make rero Nancy aba yikomereje akazi nk'ibisanzwe, aba ari kumanuka ahantu kuri esikariye maze agahita ahura na Pizzo, batarahura neza nyine umwe akiri kure n'undi akiri kure bararebana maze bose bagahita bahagarara nk'aho wagira ngo batekereje ibi bintu cyarimwe. Barongera rero bakagenda maze bahura, Pizzo agahita amubwira ati si wowe harya wari uri kuduseriva kare mu masaha yashize? Naho Nancy ati yego ni njyewe, kandi ni ukuri mumbabarire ku byabaye byose, ku bwa kiriya kinyobwa mumbabarire rwose. Naho Pizzo ati hoya nta kosa wakoze, kiriya kinyobwa cyari kimeze neza cyane ndetse rwose ni nacyo njyewe nkunda, ahubwo umbabarire ku byabaye, ngusabye imbabazi rwose. Naho Nancy ati hoya mwikwirirwa rwose mwigora, kubera ko biriya ndabimenyereye, none se ko aribyo biryo byanjye ndabimenyereye cyane rwose, abakiriya bahora bambwira nabi cyangwa bakamenaho ibyo kunywa n'ibyo kurya, ibyo rero rwose nta kibazo kirimo. Naho Pizzo ati hoya ntabwo bishoboka, gute se abantu bose bagukora ibyo bintu? Naho Nancy ati niko kazi nasabye nyine, kandi ntugire ikibazo rwose, ahubwo nyibwirira mumeze neza se? Nta kibazo mufite muri iyo hoteli yacu? Muguwe neza, muri kuruhuka neza, ibintu byose bimeze neza? Pizzo ati bimeze neza cyane, gusa nyine nizere ko turi bwongere tukanahura indi nshuro. Naho rero Nancy ahita nyine yigendera ntacyo amushubije. Akigera imbere Pizzo ahita atekereza ati ariko nanjye ndi indangare, habe no kumubaza izina, ubu nta nubwo nzi izina rye. Ku mugoroba rero Nadine ndetse na Pizzo bajya gufata amafunguro y'umugoroba, baragenda rero bakicara maze hagahita haza Nancy aje kubabaza icyo ari bubazanire. Nadine akimubona ahita amubwira tumva igendere rwose wowe singukeneye, kubera ko nta na kimwe ushoboye, noneho ibyo wankorera ntabwo nabikira. Naho Pizzo ati hoya ariko nta kibazo rwose naba ari we uduseriva. Naho Nancy ati ubwo reka njye kubashakira undi muntu nta kibazo. Pizzo ati hoya duserive nta kibazo. Nadine ati ngo iki? Ati ibintu uri kuvuga se ntabwo uri kubyumva? Ntabwo rwose uyu museriveri mukeneye, kubera yuko nta nubwo ari ku rwego rwo guseriva muri iyi hoteli. Nancy rero yumva ibintu bikaze maze agahita yigendera. Naho rero Nadine ahita abwira Pizzo ati ariko kubera iki ukunda buri gihe kunsebya imbere y'abakozi? Uriya mukozi ntabwo ari ku rwego rwo kunseriva. Naho rero Pizzo ati ariko se kuba umunsi umwe gusa yaraguhaye ji maze ntuyikunde, uhise umukarasa nyine mu bantu badashoboye, uri kubona atari ku rwego rwo gukora muri iyi hoteli? Ahubwo se wowe boss uri ku ruhe rwego ku buryo umuseriveri useriva hano atakwiriye kuguha amafunguro? Naho Nadine ati ariko uba wandebye, njyewe ndi umukobwa wiyubashye, umukobwa w'igitangaza, ntabwo rero rwose nkwiriye nyine guseriva n'abaseriveri nka bariya. Batangira rero kubitonganira nabyo, maze nyine Pizzo akaba arahagurutse yigiriye mu cyumba. Akigerayo n'ubundi Nadine amusangayo agakomeza kumubwira ati ubwo rero wanze ko dufata amafunguro kubera yuko nanze ko uriya ari we ubizana? Naho Pizzo ati ariko ni ukuri njye imyitwarire yawe rwose irandambiye, kubera ko utuntu twose dutoya utugira ibintu binini, kubera ko udashobora kumvikana na rimwe, buri gihe uhora wumva ko uri umuntu nyine uri hejuru y'abantu bose kandi ugomba gutanga amategeko uko ubyumva, nyamara ntabwo ari uko bimeze, uba ugomba kwicisha bugufi. Nadine atumva njyewe rero si uko nteye, ngomba kubona ibintu byose uko mbishaka. Batangira gutongana nanone, maze Pizzo n'ubundi agahita ahaguruka mu cyumba akongera agasohoka. Naho Nadine ati ugiye hehe se? Pizzo atumva ngiye kwirira. Naho Nadine ati kandi wari wavuze ko nta peti ufite?
Pizzo rero ahita yisohokera maze akagenda akaba agiye handi kuri pisine, akiri kugendagenda ahita abona Nancy. Nancy akimukubita amaso ahita ashaka kwiruka, ariko Pizzo agahita amubwira ati hagarara. Nancy rero atangira gukebaguzwa areba hirya no hino, areba iburyo n'ibumoso. Naho Pizzo ahita amubaza ati ko ndeba ufite ubwoba, kubera iki uri kureba hirya no hino? Naho Nancy ati nagira ngo ndebe ko mfite umutekano. Pizzo ati umutekano se wawuhuzwa n'iki muri iyi hoteli irinzwe gutya? Naho Nancy ati narebaga yuko sheri wawe atari hafi, kuko noneho yahita anyinika muri aya mazi maze akayanywesha. Pizzo rero guseka ntabwo rwose abasha kwihangana, ahita aseka maze akamubwira ati hoya humura, ntabwo rwose sheri wanjye ari hafi, kandi humura ntabwo yagukoraho mpari. Pizzo rero ahita nyine atangira kwikanda mu nda maze akabwira Nancy ati umva, ndumva rwose ntameze neza. Naho Nancy ati ufite ikihe kibazo se? Pizzo atubanza igifu kiri kumbwira ko nta kintu kigeze kijyamo, ndashonje cyane nta kintu nigeze ndya. Nancy ati none se nagushakira nyine ikintu cyo kurya, najya mu gikoni nkagushakira? Pizzo ati waba ukoze cyane. Naho Nancy ati none se ukunda iki nyine mba icyo njya kugutegurira? Pizzo atumva genda nyine nawe untegurire icyo ushaka nta kibazo. Nancy ati noneho ubwo nyine ningaruka singushakishe cyane, nizere ko nyine uri bube uri hafi. Naho Pizzo ati humura, ntabwo ndi buve hano rwose, ndagutegerereza hano. Nancy rero ahita agenda maze akajya kumutegurira nyine amafunguro. Nyuma y'iminota mike rero Nancy aba agarutse azanye n'amafunguro, araza akayatereka ku meza, maze Pizzo agahita amubwira ati urakoze cyane kandi ni ukuri ubikoze vuba, none se ko nagira ngo ngusabe indi serivisi? Nancy ati nta kibazo mbwira. Pizzo ati ndakwinginze mbabarira rwose wicare hano maze mfate amafunguro uhari, ntabwo rwose nkunda gufata amafunguro ndi njyenyine, ntabwo bijya bindyohera. Naho Nancy ati ariko ntabwo nemerewe kwicara hano, noneho tekereza sheri wawe aramutse ahansanze, ndakubwiza ukuri yamerera nabi cyane. Pizzo ati humura nta kibazo rwose, tekana, ndakwinginze mbabarira wicare nibura iminota 10 gusa. Nihagira ikiba ndabyirengera ntugire ikibazo, nihagira ukubaza impamvu uri hano ndavuga ko ari njye nabigusabye, kandi ndabizi umukiriya ni umwami. Naho Nancy ati niba rwose byose uri bubyishyire ku mutwe nta kibazo, reka nicare. Aricara rero maze agahita abwira Pizzo ati none se ahubwo ko amafunguro yawe utari kuyakoraho? Pizzo rero aba yabyibagiwe kubera ukuntu aba ari kwirebera nyine uyu mukobwa mu maso, ahita afungura amafunguro ye maze agahita yijima mu maso ati inkoko n'ibitoki. Naho Nancy ati none se ni ikibazo, ntabwo ubikunze? Pizzo ati ntabwo rwose njya mbasha kurya inkoko ndetse n'ibitoki. Nancy ati koko se? Ati ubuse ndabigenza gute? Nyine biba bimubabaje. Naho Pizzo ahita aseka ati nakubeshyaga, nagira ngo nyine ndebe ukuntu wifata. Ati ubundi ibitoki n'inkoko nibyo byo kurya byanjye nkunda cyane, ahubwo se wabibwiwe n'iki? Naho Nancy ati ahwi ndaruhutse ni ukuri, nta kintu kimwe cyabimbwiye, ahubwo nyine ubwo byahuriranye. Pizzo ati ni ukuri ntakubeshya urantunguye, sinakubwiye ngo untungure? Ndatunguwe rero koko kubera ko nyine unzaniye ibyo kurya byanjye nkunda. Ahita akaraba maze agatangira gufata amafunguro yishimye rwose anaryohewe. Mu kanya gato rero Nancy ahita amubwira ati rero reka ngende nyine kubera ko gukomeza kwicara hano buriya ndi no kwica akazi. Pizzo rero aramubwira ati wakoze cyane ni ukuri kuba rwose ubabanye nanjye kandi wateguriye amafunguro ameze neza. Naho Nancy ati hoya ntacyo nakoze kubera ko ni akazi kanjye. Ahita amuhereza rero fagitire ati ndakeka fagitire biza ariko nayisiga hano. Naho rero Pizzo nyine ati nari nzi ko ahubwo ari byo wampereye ubuntu. Naho Nancy ati mumbabarire ni ukuri ntabwo byashoboka, ntabwo mfite ubushobozi bwo kwishyura ibyo kurya muri iyi hoteli, birahenze cyane. Pizzo rero ahita aseka ati ni ukuri nagukinishaga mba ngira ngo nyine ndebe ukuntu wifata. Nancy rero abwira Pizzo ati ndabifuriza kugira ijoro ryiza. Naho rero Pizzo ati ntakubeshye kuva nagera hano nicyo gihe gishimishije ngize, nibwo rwose noneho menye yuko natembereye, ndumva nishimye cyane kandi urakoze kuba wabigizemo uruhare.
Nancy rero aragenda maze Pizzo agasigara amwitegereza ati umukobwa mwiza gusa, ariko ni ukuri ankoreye rwose umugoroba, ndumva nezerewe, ibibazo byose niriranywe ndumva bishize, ndumva rwose nduhutse, ubu ngiye kuryama neza maze nsinzire. Buracya rero maze Nancy agahamagara Stephanie aba akisinziriye kandi haba ari saa yine z'amanywa, akangukira hejuru maze agafata telefone. Nancy ati ni ukuri urakoze gufata telefone, nari ntangiye guhangayika nibaza ko hari ikintu cyakubayeho. Naho rero Stephanie ati aya masaha se singomba kuba ndi mu buriri? Naho Nancy ati ariko ubundi amasaha wayarebye, uzi ko ari saa yine za mu gitondo? Naho rero Stephanie nyine ahita atangara kuko ntabwo aba azi aho amasaha ageze. Nancy atumva umuntu wikundya ntabwo ushobora kubyumva, ati wakwemera se ko Monsieur Bogart twaraye duhuye, noneho twanaganiriye turanicarana, ariko umva reka nkubwire, uriya musore ni umwana mwiza, noneho uzi ukuntu aba akwitayeho, ari kukureba, ari gutega amatwi ibintu byose uri kumubwira, ubona nyine yishimiye kuba ari kuganira nawe. Ni umwana mwiza ntabwo wabyumva, aritonda, noneho ni mwiza, mbese ibintu byose byamukoraniyeho. Gusa nyine ikibabaje muri iyo nkuru yose ni uko afite umukunzi. Naho Stephanie ati nyine icyo nicyo kibazo, ubundi abasore bose bameze nk'uko uri kumbwira baba bafite abakunzi, kandi nyine mugendere kure. Inama nakugira nk'inshuti yawe, ntiwibabaze umutima, urumva ko afite umukunzi nyine ntaho mwahurira, rekeraho gukomeza kumutekerezaho. Naho Nancy ati ibyo uvuze nibyo, ngomba kurekera kumutekerezaho, nuko rwose biri kungora, wagira ngo wa mugani ndi kwiyibagiza ko ari hano mu kiruhuko n'umukunzi we. Stephanie ati nyine ndabyumva ntabwo byoroshye, noneho kuba ari ubwa mbere wari ukunze umusore ugahita ukunda ufite umusheri, gusa nyine birambabaje, ariko nyine gerageza wishyiremo ko rwose wowe nawe ntaho muhuriye, kugira ngo utazibabariza umutima. Nancy ati nabyumvise, reka mbigerageze, ahubwo reka njye mu kazi. Ku rundi ruhande rero Pizzo nawe arakanguka, aba rwose yasinziriye cyane. Nadine ati urakangutse, gusa nyine iri joro waraye utashye utinze? Naho Pizzo ati yego rwose nagize ibihe byiza cyane, nagiye gufata amafunguro maze rwose nicara ndi kuganira n'umuntu twari turi kumwe, gusa ubyumve nyine nagize ibihe byiza. Naho Nadine ati umuntu mwari muri kumwe? Pizzo ati tubyihorere, ahubwo se urabyumva ute uyu munsi njye nawe turamutse dutemberanye maze tugafata akayaga, ndetse rwose tukagerageza no kumenya ibyiza biri muri iyi karitsiye. Naho Nadine ati hoya ntabwo byashoboka, kubera ko uyu munsi inshuti zanjye ziraza kundeba, ariko ntabwo turi buhurire nyine muri iyi hoteli, kuko hano harashyushye cyane, turashaka ahandi hantu turi buhurire tuganire. Pizzo ati oya ntumbwire ko njye nawe dupanga urugendo, warangiza ukanapanga kwibonanira n'inshuti zawe, nyamara uyu mwanya wari uwanjye nawe. Nadine ati ntuhangayike, ntabwo ndi butinde cyane, ndaza kubanguka. Pizzo ati none uratekereza ndi busigare nkora iki igihe uri bube wowe wagiye? Nadine ati ubwo nyine ushaka icyo uri bukore simbizi, ariko nawe nyine nk'umuntu mukuru uze kwiyaranja maze ushaka icyo uri bukore. Ahita atangira kuzana imyenda, ati ahubwo sheri mpitiramo nyine ibyo ndi bwambare bimbera, bya bindi nawe ujya ubona nyine bigaragaza taye yanjye neza, bikangaragaza nyine uko nteye, mpitiramo utuntu nyine ubona ndi bube nambaye, abantu bose bakaba ari njye bari kureba. Pizzo atumva ihitiremo rwose kuko nta gitekerezo mfite, aba ababaye nyine ukuntu umukunzi we agiye kumusiga wenyine. Nadine rero akimara kugenda, Pizzo ahita afata telefone maze agahamagara wa mushuti we, akaba aramubwiye atumva uzi ko se nahuye n'umukobwa hano muri iyi hoteli? Naho umushuti we ahita aseka ati wahuye n'umukobwa muri hoteli? Tekereza nawe, abakobwa bose baba muri hoteli, ubwo se urumva wabura guhura n'umukobwa ute? Wari uzi ko se hakuramo abahungu gusa cyangwa aribwo bahaza gusa? Naho rero Pizzo ati hoya, nyine icyo nshatse kuvuga nahuye n'umukobwa mwiza w'umwana mwiza, akoramo hano muri hoteli, ni umuseriveri nyine, ariko uwo mukobwa icyakwereka agira umutima mwiza cyane, iyo twahuye ngira ibihe byiza ntabwo ushobora kubyumva. Naho rero uyu mushuti we atangira guseka ati hoya se ntumbwire kandi ko utangiye gukunda umuseriveri, ntumbwire yuko ugiye gutandukana
ugiye gutandukana na Nadine kandi mwaraje aho kugira ngo umuhe nyine amahirwe ya nyuma. Naho rero Pizzo atumva Nadine rega ntashobotse, tekereza nk'ubu ngo yagiye guhura n'inshuti ze, reba ko twaje hano kugira ngo tuganire tugirane ibihe byiza, ariko nakubeshye ntabwo ajya nk'umwanya no kuvugana nawe ntibishoboka. Ni kwa kundi kwe nyine amahane aba agenda yiyenza ku bantu bose, mbese agutera stress aho kugira ngo ayikumare. Pizzo rero ahita nyine abwira uyu mushuti we atumva ahubwo reka njye kuba nifatira akayaga hanze, ndumva rwose ntangiye kugira irungu. Arasohoka rero maze akagenda akajya hanze akaba atembera nyine wenyine, aratembera umwanya munini maze kubw'amahirwe ajya kubona akabona Nancy amugeze iruhande. Pizzo rero ahita amubwira ati Nancy umeze neza, wabyutse neza? Naho Nancy ati yego. Pizzo ati none se wari uri he ko nagushatse umunsi wose nkakubura? Naho Nancy aseka ati umunsi wose koko? Naho Pizzo ati ndakabije, ati ariko ni ukuri nagushatse nyine ndakubura, irungu ryari ryanyishe numvaga nyine ntangiye kubihirwa. Naho rero Nancy ati none se sheri wawe yararihe? Pizzo atumva ndumva rwose iyo sije ntashaka kuyivugaho, wambabarira ahubwo se nagira ngo ngusabe serivisi wamfasha maze tugatemberana nyine gatoya, ukamufasha gutembera hano hantu hose unyereka ibyiza bihari. Naho Nancy ati birashoboka cyane kubera ko nyine ubu ngubu n'ubundi nari ngiye muri pause, ubwo rero byashoboka. Naho rero Pizzo atumva ubwo rero reka nta kibazo dutemberane, ndakugurira ibyo kurya bya saa sita uyu munsi. Nancy ati yego se uranyishyurira ibyo nshaka byose? Naho Pizzo ati yego, ikintu cyose ushaka kurya muri iyi hoteli uyu munsi nta kibazo rwose ndakikwishyurira. Ahita amwambura agapurato aba afite maze Nancy ati none se ugiye kubigenza uti? Pizzo ati none nturi mu kiruhuko se? Ubwo nyine reka tube tugahishe. Ahita agafata akagaseseka mu byatsi biba biri aho ngaho, maze nyine bagahita bafatana ukuboko bagatangira kwitemberera. Bagenda rero baganira, ibyishimo ari byose ku mpande zombi. Naho rero Nancy abaza Pizzo ati kubera iki ari njye wahisemo ngo ngutembereze n'ukuntu hano haba hari abantu benshi? Naho Pizzo ati ntabwo ariko nahitamo uwo mbonye wese, impamvu naguhisemo nuko ni ukuri iyo ndi kumwe nawe mba numva nyine ibintu byose bimeze neza, mba numva nishimye, ikindi kandi uratuje ndetse rwose umwanya tumarana mba numva nezerewe cyane. Erega buriya ntabwo nkunda kubona umwanya wo kuruhuka kubera ko akazi nyine karamboha cyane, nta nubwo njya mbona nyine igihe cyo kwiyitaho. Ubu rero uyu mwanya mba nabonye ntabwo rwose mba ngomba kuwupfusha ubusa. Gusa ubyumve ko wakoze cyane mu kumfasha kuba nishimye hano hantu. Barakomeza rero bakagenda maze bagahagarara ahantu. Nancy rero abwira Pizzo ati gusa nyine ubu ndumva mpangayitse kubera yuko hageze umuyobozi usanga aha bahita banyirukana kubera ko kuba ndi mu kazi naba ndi kumwe n'umukiriya. Naho Pizzo ati ntuhangayike, humura rwose bamwe mu bayobozi ba hano turaziranye, hageze umuntu rero kwirukana namuvugisha, humura ntuhangayike rwose. Nancy ati ubu noneho ndumva ntuje. Pizzo ati hanyuma rero ndagira ngo nkubaze, iyo nkurebye mbona uri umukobwa w'umunyabwenge cyane, byanze bikunze ntabwo kano kazi ariko konyine urambirijeho, ni biki bindi mu buzima ujya utekereza cyangwa se ujya wumva wakora? Naho Nancy ati ni byinshi cyane rwose, hari nka proje nyine nakoze nyijyana ahantu muri kampani, numvaga iyo proje nyizeye ko ari izampindurira ubuzima, ariko nyine na n'ubu iracyariyo ntabwo baransubiza, ariko nyine mpora nsenga kugira ngo nzabone igisubizo cyiza. Naho Pizzo ati gusa nyine ndumva ni ukuri nkwishimiye, nari mbizi yuko ufite ibintu byinshi mu buzima uba utekereza, ariko ntuhangayike kubera ukuntu uri umuhanga, ndakeka ko n'iyo proje yawe igaragaza ko uri umunyabwenge cyane kandi bizagenda neza mbyizere. Bakomeza rero kuganira, ibyishimo rwose biba ari byose. Nancy rero akabwira Pizzo ati ndumva mwambabarira maze ngasubira ku kazi kubera yuko amasaha yagiye. Pizzo ati mbega ukuntu amasaha yirutse, numvaga rwose twakabaye tugumana nk'amasaha nk'ane nibura. Nancy ati ntabwo byashoboka urabizi ndi mu kazi. Pizzo ati nyine mba nkina nanjye ndabizi, ariko nyine ubyumve igihe kirihuse cyane, ariko nanone wakoze cyane, ntabwo ngomba kukugumana
ndabizi ko ibyiza byawe biba bikenewe na benshi, serivisi, keya, kwita ku bantu, kubabwira neza, ndabizi nyine abakiriya bari aha nabo baba bagukeneye, gusa ubyumve ko ngushimiye kandi ni ukuri uri umuntu mwiza cyane. Naho rero Nancy ati hoya winshimira, nta kintu kirenze nakoze, ahubwo wowe wakoze kubera ko uyu munsi nyine wanguriye n'amafunguro ntari kuzigera mbasha kurya ubuzima bwanjye bwose. Bahita baseka rero maze nyine bagasezeranaho. Akimara kugenda Pizzo asigara nyine wenyine, ariko rwose aba anezerewe, ahita avuga atumva ni ukuri uyu mukobwa wagira ngo ahari yari abizi ko nzaza hano maze nkicwa n'irungu, gusa nyine iyo turi kumwe nubwo umwanya wihuta cyane igihe kiriruka, ariko ni ukuri uyu mukobwa ni umwana mwiza cyane, mpora mwibazaho. Aritonda, avuga neza, azi ubwenge, noneho ukuntu aba akwitayeho yaguteze amatwi iyo uri kumubwira, ukuntu aba akureba, noneho ukuntu aseka neza, arabivuga nyine Pizzo nawe agahita yisekana ari wenyine, ati ariko noneho ubanza ntangiye gusara, ibi bintu ntabwo bisanzwe bimbaho, ubu ntiwabona ntangiye gukunda uyu mukobwa, gusa nyine ntabwo byaba ari amakosa, ikibazo ahubwo ushobora gusanga afite umukunzi, nkaba nanjye ndi kwikirigita ngaseka. Nyuma y'amasaha rero Nancy yinjira muri asanseri, aba ashyiriye abantu amafunguro, maze yagerayo agahita asanga harimo Pizzo. Akimubona arikanga cyane, ahari ntabwo aba yiteguye kumusanga hano. Yikanze rero ahita arekura ibyo yari afite mu ntoki, maze byose bikikubita hasi. Ahita avuga ati noneho ndapfuye, iyi fagitire ntabwo ndi bubashe kuyishyura. Pizzo ati ni ukuri umbabarire niba ari jye rwose nteje ibi bibazo. Nancy ati hoya ni amakosa yanjye, ahubwo se wari uri gukora iki hano? Naho Pizzo ati hano nyine ni muri asanseri, nanjye nari ndi kugenda nk'uko wagendaga. Nancy ati uzi ko wagira ngo nataye umutwe, ntabwo wa mugani wawe nari mbitekereje, ni asanseri koko buri wese nyine aba agomba kuyijyamo. Nancy rero ajya kunama, ajya kuyora ibintu aba amaze kumena, maze Pizzo ati ndagufasha. Nancy ati hoya ntubikoreho kuko byambera ibibazo, wowe uri umukiriya kandi ngiye nkora hano, ni akazi kanjye rero rwose ko kugira ngo mpasukure. Pizzo ati hoya nta kibazo, arunama maze akamufasha, ahita amubwira ati hanyuma rero ibi bintu ubishyire kuri fagitire yanjye bimere nkaho rwose wari ubinzaniye. Nancy ati ariko ntabwo rwose nabikora. Naho Pizzo ati nta kibazo, genda ubishyire kuri fagitire yanjye ntutume babigukata. Nancy rero ashimira cyane Pizzo ukuntu nyine aba akomeje kumwitangira no kumwereka yuko amwitayeho. Ku mugoroba rero Nancy ajya guseriva, maze agasanga ni Nadine ndetse na Pizzo yari agiye guseriva. Nadine agatangira kumubwira nabi, ati ariko ubundi wowe kubera icyo uba wibunza nka roho mbi, wagira ngo ni twebwe bakiriya turi hano twenyine, njye simba nshaka kukubona imbere yanjye kuko nkikubona rwose byose bihita bitangira kubiha. Nancy rero ahita yigendera nta kindi kintu avuze, maze Pizzo agahita abwira nyine Nadine ati ndaje uretse gatoya. Pizzo ahita akurikira Nancy maze akamubwira atumva ndakwinginze rwose mbabarira ku bibaye byose. Naho Nancy atumva mbabarira ahubwo ari wowe, ariko ubundi uranshakaho iki? Wandetse ukampa amahoro nkigumira ku kazi kanjye ko rwose ntekanye. Pizzo rero akomeza gusaba imbabazi Nancy, ariko Nancy agahita nyine amwishikuza akaba arigendeye. Ibi bintu bibabaza nyine Pizzo cyane. Nancy rero aragenda nyine nawe akajya ahantu ha wenyine, maze agatangira gutekereza impamvu uyu mukobwa Nadine ahora amushihura kandi mu by'ukuri bataziranye. Buracya mu gitondo rero Pizzo aragenda ariko atakazuba nyine ka mu gitondo, maze agahagarara nyine ahantu aba ari kureba amazi, hantu bakunda guhagararana we ndetse na Nancy. Nancy rero amubona ahahagaze, maze agahita agenda akamuzanira agakawa, araza akamuhagarara inyuma maze akagashyira ku mazuru ye. Pizzo rero ahita yumva akantu gahumuye, maze agahita ahindukira akareba, ahita abwira rero Nancy ati ariko ntabwo rwose nigeze ntuma ikawa. Naho Nancy ati ni njyewe nyikuzaniye kandi rwose ni fagitire yanjye, kubera yuko natekereje ko kukuzanira iyi kafe ahari bwaba ari uburyo bwiza bwo kugusaba imbabazi ukuntu naraye nitwaye nabi,
biragaragara rwose ko wowe uba ushaka kumfasha, ntabwo ukunda amahane, nta nubwo rwose ukunda nyine ibintu by'intonganya, kandi ikindi sinkwiriye kuguhora amakosa ya fiance wawe, niba sheri wawe nyine yankoreye amakosa sinibaza impamvu ari wowe nabihoye, umbabarire ku byabaye byose, ni ukuri biragaragara rwose ko naguhohoteye. Naho rero Pizzo ati nawe urabizi ko ntakunda amahane, ntabwo nkunda rwose intonganya, gusa nyine niba umpaye ako kunywa urababariwe kubera nyine aka kanyobwa unzaniye. Bahita rero bihagarariraho nyine maze bakaba baganira, baba bari kubazanya rero Pizzo abaza Nancy ibintu akunda mu buzima, ibyo atinya, maze Nancy akamubwira ati mu bintu ntinya, ntinya utuntu tw'udusimba, ndadutinya cyane. Pizzo ati yeee utinya udusimba? Aramwitegereza maze agahita amubwira ati umva, ikinyenzi kiguhagaze neza neza ku rutugu. Nancy ahita amera nk'umuntu ubaye pararize, ubwoba bukamwica ati mbabarira kinkurireho atanyeganyega. Naho rero Pizzo ahita aseka atumva nakubeshyaga rwose, humura nta kikuriho, gusa nyine birancekeje, ntakubeshye birananshimishije. Naho Nancy ati biragushimishije n'ukuntu binteye ubwoba? Pizzo ati ni ukuri njyewe rwose biranshimishije cyane. Nancy rero ahita abaza Pizzo ati none se ubundi nkubaze, kubera iki utari kumwe nyine n'umukunzi wawe hano muri kwishimisha? Pizzo rero ahita amwitegereza maze akamufata ikiganza akamureba mu maso ati nakabaye nishimira ko rwose ari wowe twakabaye turi kwinezeza hano, iyo ndi kumwe nawe mba numva nta kindi kintu na kimwe ndi gutekereza, ibyishimo biba ari byose. Ubwo rero kuba ndi kumwe nawe ni amahitamo yanjye kandi ntakubeshye ni ibyishimo kuri njyewe. Nancy rero acyumva ibi ngibi ahita amwiyaka maze agahita agenda kubera ko ubwoba buba bumwishe. Uyu munsi rero mu masaha y'ijoro Nancy azanira amafunguro Pizzo maze akamubwira ati muryoherwe, yigendera. Mu by'ukuri Nancy aba asigaye afite n'ubwoba rwose bwo kurebana n'uyu musore mu maso, kubera ko Nancy nyine aba yaratangiye gukunda Pizzo kandi cyane, nyamara aba abona ko uru rukundo rudashoboka, aba agerageza kumwirinda ariko ntabwo biba bishoboka. Ajya kugenda rero maze Pizzo agahita amufata ikiganza ati urabyumva ute se ahubwo njye nawe turamutse dusangiye ejo ku mugoroba muri resto y'iyi hoteli? Nancy ati njyewe nawe se? Naho Pizzo ati yego rwose byanshimisha turamutse rwose dusangiye amafunguro, ndakwinginze ntubimpakanire, uzaze dusangire nk'inshuti yanjye cyangwa se nk'umuntu mwamenyanye gusa, ariko rwose ndakwinginze ubimfashemo maze uwo mwanya uwumpe. Nancy rero aba akiri kubitekerezaho maze Pizzo ati ubwo wacecetse ubwo nyine wabinyemereye, ubwo ni ahejo saa 3 z'umugoroba. Nancy rero ahita asohoka maze Pizzo agasigara ari guseka wenyine ati ariko rwose uyu mukobwa ntabwo nzi ikintu ndi kumubonamo, uyu mukobwa ndi kubona atangaje kurusha abandi bakobwa bose naba narigeze kubona. Ku rundi ruhande ariko Nadine we rwose wagira ngo ntabwo aba yarasohokanye na Pizzo, kubera ko aba yihorera muri gahunda ze, ku buryo uyu musore aba ahora ari wenyine, ibintu byose abikora ari wenyine nk'aho yizanye hano hantu, kandi nyamara aba yaraje asohokanye n'umukunzi we baje kwishimisha, ariko ntabwo aba ajya amubona. Buracya rero maze ya masaha nyine yo gusangira yagera, Pizzo aragenda akicara ategereje nyine Nancy. Nancy rero araza nyine nubwo aza akerereho iminota mikeya, baricara bagasangira bakaganira, maze Pizzo akabwira Nancy ko hari ikintu gikomeye yifuza kumubwira. Nancy rero amutega amatwi maze Pizzo akamubwira atumva ndagukunda kandi cyane, ni ukuri kuva nakubona umunsi wa mbere ninjiraga hano nahise numva mpindutse, numva rwose umutima wanjye utangiye gutera. Ubwo rero guhera uwo munsi ntabwo nigeze mpwema kugutekerezaho, uko twahuraga ndakubwiza ukuri wansigaraga mu bitekerezo, ku buryo
rwose ntakubeshye nta mahoro mfite ntarakubwira ko ngukunda. Nancy yitegereza uyu musore maze akibuka yuko afite fiance ndetse bari kumwe hano. Nta jambo na rimwe amusubiza, ahita ahaguruka maze agahita yigendera. Aragenda rero agahita asaba uruhushya akavuga ko arwaye kandi arembye muri iri joro rwose ahita atega maze agataha nyine muri wa mujyi wundi ababamo. Akigera mu rugo Stephanie ahita amubaza ati mbwira kubera iki uje iri joro? Naho Nancy ati nsabye uruhushya rw'uburwayi. Ndakubwiza ukuri ntabwo rwose nakabaye naranashyize amaso yanjye kuri uriya musore ari hafi kundwaza umutima, ndamukunda cyane, noneho utekereza ko nawe yambwiye ko ankunda kandi nyamara ntibishoboka kuko afite umukunzi. Ibyo bintu ntabwo byashoboka. Byancanze rero numva ngiye nko gusara, nanga gusarira ku kazi, niyo mpamvu nahisemo gusaba uruhushya kugira ngo ntahe nduhuke numve ko rwose ubwenge bwajya ku gihe. Stephanie ati none se wamusubije ngo iki? Nancy ati urambaza icyo namusubije? Urumva se wowe hari igisubizo nari mfite? Nta na kimwe rwose, nahise mpaguruka ndigendera. Naho rero Pizzo nawe rwose agahinda kaba kishe utaba ubonye igisubizo, uba ubonye nyine uyu mukobwa ameze nkaho rwose yamukatiye atamwiyumvamo. Nawe ahita agenda akabwira Nadine ati mu gitondo cya kare ndashaka ko turi bugende n'indege ya mu gitondo, ndifuza ko rwose turi bubyuke dutaha. Naho rero Nadine ati ubuse koko dushoje kwishimisha? Pizzo ati n'ubundi se ni wowe wenyine wishimisha, ariko bishatse wasigara nta kibazo kuko n'ubundi mbona nta mwanya wacu twembi ufite. Ubwo rero icyiza nuko twataha ngasubira ku kazi kubera ko rwose akazi kanjye apfa kandi ndabona nta n'icyo ndi gukora hano. Arara yimyoza yitsa imitima, umubabaro rwose ari wose. Buracya mu gitondo rero bagataha, bakigera mu rugo nta kindi akora, ahamagara wa mushuti we ati ngwino ndebe. Baricara maze akamubwira tumva wakwemera ko wa mukobwa nahoraga nkubwira nakunze n'umutima wanjye wose yankatiye? Yarankatiye ariko ndumva umutima wanjye waramenaguritse, ntakubeshye nahise numva niyanze, nahise numva nirakariye, mbese sinshobora kukubwira ukuntu ndi kwiyumva, ndi kumva mfite umubabaro ntigeze ngira kuri ino si. Uriya mukobwa niwe rwose wampaga ibyishimo, nabonaga rero aramutse anyemereye ko dukundana rwose ubuzima bwanjye bwaba bugiye guhinduka, ariko ntabwo yazuyaje kumpakanira nubwo atigeze abivuga mu magambo ye. Gusa reaction yagize yanyeretse ko rwose atanyishimiye, atanifuza kuba ari kumwe nanjye. Pizzo rero afata telefone maze agahamagara Nancy, ariko Nancy ntabwo amwitaba, amwandikira message ati ko naje kugusezera mu gitondo nkakubura waba umeze neza. Naho Nancy arayisoma ariko akamwihorera, aba yumva rwose nta kintu agomba kuvugana n'uyu musore kubera ko ntabwo aba akunda rwose ko umusore ufite umukunzi cyangwa umugabo ufite umugore yagerageza kumubwira ko amukunda. Nancy rero aba ari kuvuga ati ngiye rwose ntabwo mbereyeho gusenya amakupure y'abandi cyangwa gusenya ingo z'abandi. Ubwo rero rwose ntabwo nshobora gukomeza kuvugana n'uyu musore, cyane cyane ko uko muvugisha ni nako kandi mba ndi kwibabariza umutima. Ngomba kugerageza kumwikuramo no kumwibagirwa, nubwo ari ibintu bikomeye kuri njyewe ariko ngomba gushyiramo imbaraga kandi bigashoboka. Pizzo rero aricara akitekerezaho maze agasanga rwose agomba gutandukana na Nadine kuko nta cyiza nyine abamubonaho. Amutumaho rero maze Nadine akaza yirya bya bindi bye nyine ati sheri ko mpamagaye se bimeze bite? Hari ahantu se ushaka kunsohokana cyangwa hari impano wanguriye idasanzwe? Naho rero Pizzo aticara maze tuganire. Baricara rero maze Pizzo agahita amubwira ati igihe kirageze ngo njye nawe dutandukane. Naho Nadine ati ngo iki? Njye nawe dutandukane? Uribeshye se cyangwa ntabwo ari byo wari ugiye kuvuga? Pizzo ati nabitekerejeho neza, njye nawe rwose ndifuza ko dutandukana. Naho Nadine ati ndifuza kumenya uwo mukobwa ugiye kudutandukanya ninde, kubera ko rwose nsigaye mbona atari wowe musore twakundanye. Naho Pizzo ati ahubwo mvugiye ibintu, njyewe mbona atari wowe mukobwa nakunze. Ntujye umpa igihe na rimwe, buri gihe cyose uba uri mu nshuti zawe, ntacyo ntakora nta n'icyo washaka ngo sinkiguhe, ariko ngiye kumpa igihe gusa byarakunaniye. Nkeneye rero impinduka, nkeneye umukunzi unyitaho, umba hafi, wa mukunzi nyine dukundana bya nyabyo, uretse uwo dukundana ku izina. Wowe nyine no kwitwa ngo mfite umukunzi gusa, wagira ngo uri adresse, kandi njye si uko nteye urabizi. Iyo nkunda umuntu mukunda n'umutima wanjye wose. Ubwo rero rwose sinakomeza kwibeshya ko mfite umukunzi kandi ntawe mfite.
tugomba rwose gutandukana maze ugakomeza inzira yawe nanjye ngakomeza iyanjye. Noneho ikintu kirenze, reba ko utanajya ubona ko hari ikintu cyahindutse hagati yanjye nawe kubera ukuntu nyine utaba unyitayeho. Naho Nadine ati njyewe ariko mba mbona nyine nkora inshingano zanjye 100%. Uzi ko mba mbona nta defo n'imwe mfite, ndibaza ahubwo impamvu wumva wowe rwose utakinshaka. Pizzo rero ati nuko bimeze, umbwira nyine icyo wifuza cyose, ariko njye nawe ntabwo twakomezanya kandi urabizi ko ntashobora kubeshya umuntu urukundo. Nadine rero aritonganya nyine akisarahanga hose, ariko nuko nyine birangira batandukanye. Pizzo rero ahita ahamagara sekreteri we akamubwira ati aka kanya rero ndifuza noneho kwinjira mu kazi neza, maze umwanya wanjye wose nkawushyira mu kazi, nta gihe cyo guta rwose mfite, icyo nataye kirahagije. Ahari ninjya mu kazi cyane birananyibagiza ibibazo byanjye ndetse na Nadine. Abwira sekreteri we rero ko gahunda zose yari yasubitse agomba kuzisubukura, ari za interview z'abanyamakuru, ari za presentation z'abantu bafite amaproje batanze muri iyi company, ko ibintu byose rwose agomba kongera kubishyira ku murongo. Sekreteri ratangira koherereza ama message nyine abantu bose bireba, nuko nyine na Nancy nawe abona message ko noneho ya presentation yasubukuwe bakwitegura maze bakazayijyamo. Nancy rero arishima cyane maze akabwira Stephanie ati nizere ko aya ariyo mahirwe yanjye, noneho rwose ntagomba kuzayatakaza, nizere ko nta kintu kizatuma iyi presentation noneho isiba, kubera ko ndabizi ko ari igomba kuzampindurira ubuzima uko byagenda kose. Buracya rero Pizzo akambara costume nziza cyane, aba ariko noneho ubuseriye ari bwinshi cyane kuko nyine ntabwo aba yishimye, aba umureba mu maso ukabona ko noneho ntabwo akeneye guseka, nta nubwo kandi akeneye kuvuga ibintu bisekeje. Abantu rero bagomba nyine gukora presentation baba bari aho bategereje, gusa nyine ku mwanya wa mbere haba hari bubanze Nancy. Nancy rero agenda akicara nyine aho baba bamubwiye gutegerereza. Mu kanya gato rero abari buze muri iyo presentation baba binjiye, muri bo rero hinjiramo nyine na Pizzo. Ubusa nyine Pizzo ntabwo yinjira areba abantu bose bari hano, araza akabanza akicara akahita yigira muri machine, ahita rero abwira uyu mukobwa ati ubwo rero nta kibazo presentation yatangira. Akivuga Nancy nawe nyine ahita akebuka maze agahita asanga ni Pizzo, ahita atangira gutitira, agatangira guta controle, agatangira kudidimanga, atangira kuvuga ngo arapresenta maze akadidimanga akavuga ibintu biterekeranye. Abantu rero baba bari hano ubwo nyine nabajije baba bari kumva iyi presentation baba bari bumuha amanota, batangira kwibaza ibiri kuba kuri uyu mukobwa, ko rwose uba ubona nyine wagira ngo ibintu ari kuvuga ntabyo azi habe na gatoya. Pizzo rero yumva ijwi risa n'iryo asanzwe azi maze akubura umutwe muri machine akareba, ahita asanga ari Nancy. Arumirwa maze agahita noneho akomeza kumwitegereza, noneho ntabwo yongera kureba muri machine ahubwo amutega amatwi maze nyine akumva ibyo ari kuvuga. Dore ibintu rero Nancy kuvuga biba ari ibintu bicurikiranye, ibintu nyine ari kuvuga ubona afite ubwoba bwinshi cyane. Asoza rero kubivuga maze ba bantu baba bari muri jiri bagahita babwira Nancy bati proje yawe ntabwo rwose tuyemeye kubera ko ntabwo idukonvense. Naho rero Pizzo ahita avuga ati hoya iyo proje turayemeye, ndetse ahubwo abandi bose nibigendere kuko niyo ngiyo turi bufate, ndabizi ngiye ko iyo proje ari ingirakamaro. Naho rero Nancy yitegereza Pizzo akabura ijambo na rimwe avuga. Abari bari hano rero bararebana bakumirwa ukuntu umukobwa yapresence nabi n'ukuntu nyine bosi avuze ati nimuyifate, bahita bamubwira bati nta kibazo, maze bagafata nyine za mpapuro za Nancy. Presentation rero irarangira bose bagasohoka, maze Nancy agasigara yicaye wenyine ari gutekereza. Pizzo rero aragaruka agasanga uyu mukobwa aracyicaye muri biro, ahita amufata akaboko maze bakicara mu ntebe nyine, intebe ziba zaragenewe abakiriya. Nancy rero ahita amubwira ati rwose ntakubeshye nasebye bihagije,
ndumva rwose nanjye ndi kwitekereza maze nkigaya kubera ibintu byambayeho, umbabarire kugusebya bingana kuriya. Naho Pizzo ati humura, ibyakubayeho ntabwo ari we wa mbere bibayeho, nsanzwe rwose mbimenyereye ahubwo njya mbona ibirenze. Naho Nancy ati none se burya bwose iyi kampani yari iyawe? Pizzo ati cyane. Nancy ati none se kubera iki koko wamfashe kandi byagaragaraga ko rwose ibintu nakoze bitabaho, nakoze nyine ibintu bidasanzwe, na presence nabi cyane ku buryo byabihiye buri wese, kubera iki wowe wemeye nyine proje yanjye? Naho Pizzo ati impamvu nayemeye urayizi se, ni uko bwa mbere wari wayimbwiyeho kandi nkumva ni proje ifite imbaraga, ikindi kandi nanjye nacishijemo amaso maze nsanga rwose ni proje nziza cyane. Ikindi natekereje ko ibintu byose byakubayeho byari stress kandi byaba ku muntu uwo ari we wese. Ibyo ukora urabizi ndetse n'ibyo ushaka urabizi, ndabizi neza nuko nyine ari stress yatumye utabivuga neza, ariko rwose ubundi ndabizi ko bimeze neza. Ubwo rero nta kintu kimwe cyari gutuma ntemera iyi proje. Ikindi kandi ndabizi ko iyi proje ari ubuzima bwawe, warabimbwiye nyine ko ari ubuzima bwawe bwose. Nancy ahita amubwira ati sinzi amagambo nagushimiramo, sinzi icyo nakubwira, gusa nyine umenye ko rwose ikintu wankoreye ari ikintu gikomeye cyane, kubera ko iyi proje ni byose kuri njyewe. Wakoze cyane, agahinda kari kanyishe ko nongeye kuyitakaza noneho bikaba binarangiye. Pizzo rero ahita abaza Nancy ati hanyuma rero twivugira ibindi, kubera iki wa mugoroba wahise ugenda wiruka kandi bwacya nkagushaka nkakubura? Nancy ati impamvu rero burya yatumye rwose ngenda niruka nuko nabonaga ibyanjye nawe bikomeje gutera indi ntambwe, kandi ni ukuri ntabwo nashakaga ko bikomeza. Sinifuzaga gukomeza guhura n'umugabo w'undi muntu ngo tuganire, noneho wari umaze kumbwira ko nkunda, nahise numva bindenze maze mpitamo rwose kwigendera. Pizzo ati none se iyo ntaza kuba ndi umugabo w'undi muntu nta kibazo wari kunkunda? Naho Nancy ati cyane rwose nari kugukunda n'umutima wanjye wose. Pizzo ati ubu rero tuvugana ntabwo ndi umugabo w'undi muntu, kubera ko njyewe na Nadine twarangije gutandukana. Nancy ati ntumbwire ko kandi nanone ari njye nabiteye. Pizzo ati hoya, ntabwo ari wowe ahubwo ni njyewe. Umutima wanjye wakomeje kumpatiriza ko hari ikintu mbura mu buzima, nta kindi naburaga rero ni wowe, naburaga urukundo rwawe. Ndakubwiza ukuri, buri uko ngutekereje, buri uko nakurebaga, nahitaga numva rwose umutima wanjye uri kumpatiriza kumbwira ko ari wowe wanjye, ari wowe buzima bwanjye, kandi ari wowe nyine tugomba gukomezanya mu rukundo. Gusa nyine ntabwo nguhatirije, singusabye kunsubiza, ahari yenda ntabwo uranyiyumvamo, ariko nta kibazo nzagutegereza. Ikindi kandi ntawe uzancikira, ndahari, ntaho nenda kujya. Nzategereza igihe uzafatira umwanzuro, igihe uzabitekerezaho neza, maze rwose ukumva ko ahari nabamo umukunzi ugukwiriye. Nancy rero aba yatangiye nyine kumera ukuntu, aba yatangiye kwiyumva ukundi kuntu. Akomeza kwitegereza rero Pizzo maze akamubwira ati none se mu by'ukuri koko urankunda? Naho Pizzo ati cyane, sinabikubwiye, ndagukunda kandi cyane n'umutima wanjye wose. Ikindi kandi numva rwose uramutse unyemereye ko njye nawe dukundana, urukundo rwawe rwaba runyuzuza, kuko uko nkwiyumvaho nta wundi muntu n'umwe nigeze niyumva uko niyumva iyo ndi kumwe nawe. Mba numva nyine hari ikintu kinkurura kuri wowe. Ikindi kandi iyo turi kumwe mba numva nta kindi kintu na kimwe kuri iyi si nkeneye. Nancy rero kwihangana biranga, amarangamutima akanga nyine, kuko burya ngo hari igihe ugerageza guhisha amarangamutima ariko akanga akagutamaza. Ntamenya rero uko bigenze, yiretruva yamaze rwose guhobera Pizzo cyane ndetse bari no gusomana. Ahita amubwira ati mbabarire, ni ukuri nanjye ndagukunda kandi cyane, ndetse cyane rwose, kubera yuko icyambuzaga kuba nakundana nawe ni uko natekerezaga ko ufite undi muntu mu buzima bwawe, ariko ntakubeshye ndagukunda, kandi kuva nanjye nkikubona natangiye kugutekerezaho, ndabonaga uri umusore witonda, umusore uzi kwita ku mukunzi we, umusore rwose ucishije make, wanga amahane, mbese ubyumve nakubonyemo byose nifuza ku musore twakundana. Barongera bagahoberana rero, ibyishimo biba ari byose. Pizzo rero ahita abwira Nancy ati hanyuma rero ubwo nizere yuko
noneho wa munsi twawimurira undi munsi maze tukazahura noneho tugasangira tukanezerwa tukaganira. Nancy ati cyane rwose kandi urakoze cyane. Naho Pizzo ati ngaho tekereza ko noneho ubu njye nawe turi abafatanyabikorwa. Nancy ati umva biratangaje. Uzi ikintu gitangaje se? Ni uko mu minsi yashize wari umukiriya w'imena muri hoteli nakoragamo, naho njyewe nari umuseriveri. Urumva ukuntu ibyo bintu bitangaje? None kano kanya turi abafatanyabikorwa muri kampani. Pizzo ati gusa nyine njye nakubonagamo ibindi birenze kuba wabasha gutegura ameza no guha abantu amafunguro. Nakubonagamo ubundi bushobozi ahari wowe utibonagamo. Naho rero Nancy ati warakoze, ni ukuri warakoze kumbonamo rwose umuntu ushoboye. Ikindi kandi nongeye kugushimira kuba rwose wemeye ko mfatanya nawe muri iyi kampani yawe. Ikindi kandi nanone warakoze kunkunda kubera ko wampaye agaciro abandi bose batabonaga. Hashira iminsi rero maze Pizzo agasaba Nancy ko bazasohoka maze bagasohokera nyine muri ya hoteli bahuriyemo bwa mbere. Bajyayo rero maze bagatembera. Umunsi umwe rero aba ari nijoro nyine baragenda bari gutembera hantu bakundaga guhagarara, maze Pizzo agahita abwira Nancy ati aha hantu ni ah'amateka kuri jyewe. Uzi ko buri gihe tutaramenyana uko nabyukaga nabaga numva ntuzuye, nabaga numva hari ikintu mbura, ariko kuva namenyana nawe mba numva nuzuye neza, mba numva ibyishimo ari byose. Ntakubeshye wanzaniye umunezero mu buzima bwanjye. Naho rero Nancy ati ahubwo njye sinzi icyo nahaye Imana kugira ngo rwose impe umukunzi mwiza nkawe. Ntakubeshye wari umukunzi w'inzozi zanjye, ariko urenze kure ku byo nabaga ntekereza, kuko sinigeze ntekereza ko nabona umusore umeze nkawe. Pizzo ati ndishimye kuba rwose ubyumva kuko nanjye mbyumva, gusa ntakubeshye nanjye ubu ikintu cyonyine nkora ni ugushima Imana yatumye duhura. Nancy rero abwira Pizzo ati nizere ko utazigera unsiga njyenyine, utazigera umbabariza umutima, nizere ko uzampora hafi kandi urukundo rwacu nta kintu kizigera kirurogoya. Naho Pizzo ati humura rwose kuko uri rumwe mu ngingo zanjye. Hanyuma rero ndamutse nkubabaje nanjye naba nibabaje. Ntabwo rwose nzigera nkubabaza habe na gatoya. Icyo nzakora ni ukugukunda gusa, ahubwo kereka nubirambirwa, ariko nabwo sinzigera nkureka ugenda kubera yuko nakubonye bingoye. Ubwo rero ntabwo nareka rwose ngo ncike gutyo gusa. Bahita bahoberana maze Pizzo akabwira Nancy ati ndagukunda, ndagukunda kandi cyane. Sinzi rwose amagambo nabikubwiramo, sinzi n'inshuro nabikubwira, ariko icyo ugomba kumenya ni uko ngukunda kurusha ibintu byose. Ahita amufata ukuboko rero maze akamusaba ko yakongera kumutembereza nka kwa kundi cya gihe yabigenje. Baratembera bagenda bareba utuntu, babwirana amagambo meza, maze bagera ahantu nyine n'ubundi bakundaga kwicara bihishe abandi bantu ngo hatagira umuntu ubabona. Pizzo ahita amufata mu biganza byombi maze akamureba mu maso ati hano hantu urahibuka, hafite amateka yacu menshi. Nancy ati ndabyibuka cyane rwose ko iyo nakubonaga nakurebaga mu maso maze nkagenda nkarara ngutekerezaho ijoro ryose. Iyo twabaga twahuriye hano nkatekereza ibiganiro byose twabaga twaganiriye twicaye aha. Naho Pizzo rero ahita ashyira ivi hasi maze akabwira Nancy ati mukunzi rero nk'uko hano hantu rwose tuhibukira ibihe byinshi byiza twagiriye, ni naho kandi nifuje kugusaba yuko wambera umugore maze tukazabana akaramata. Niho kandi nifurije ko rwose twahana ikimenyetso cy'urukundo rwacu. Ndifuza yuko nakwambika iyi mpeta maze rwose nawe ukanyemerera kuyambara igihe cyose. Iki ni ikimenyetso cy'urukundo rwanjye nawe, kandi rwose igihe cyose uzajya uyireba ujya wibuka ko hari umusore ugukunda kandi ugukunda cyane bya nyabyo. Naho rero Nancy amuhereza ikiganza mu marira menshi birumvikana y'ibyishimo ati ni ukuri mukunzi,
nanjye nzagukunda kandi nzaharanira guhora wishimye ibihe byawe byose. Amwambika impeta rero maze agahaguruka akamuhobera ati hano hantu buri gihe tuzibuka ibihe byiza twahagiriye. Nancy ati ntabwo wakumva ukuntu numva nishimye, ndanezerewe ku buryo nibaza niba ndi ku isi cyangwa ntakiri ku isi. Ndumva ntabwo nzi rwose ukuntu nakubwira ukuntu ndi kwiyumva, gusa nyine wumve ko ni ukuri ndishimye kandi warakoze rwose kumpa ibyishimo. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.